kibonetse bakwibagirwe bashaka babo wowe uri uwanjye kuri isano kukuruta amajwi yose atuze gira icyo mvuga maze mbabwire ukuri mfite ku mutima YegoB.com umufasha mwiza umuhabwa n'Imana ibyo nukuri naguhawe n'Imana umunsi wane ebaga mu maso ukanyemerera ko tubana ni wowe rukundo nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngusengera none tugiye kubana umukunzi wanjye ni wowe rukundo nari ntegereje
nyir'ingabo ubeho nk'Imana n'uruhande rwacu utugirire neza tukomere nk'umugisha kandi Uwiteka Imana iyo warize gahunda zose ntaba ari twebwe ahubwo Uwiteka Imana nyir'ingabo uhabwa icyo kugikwiriye urakoze Imana y'amahoro byose uyu munsi uko bigambiriye ariko biba kandi uko bigusura mu izina rya Yesu amen. Yesu mu bwano yahabwa icyubahiro reka korali Muhima iririmba indirimbo imwe ize bwana karibu kwa Muhima Yesu Yesu iteraniro
byashyizweho n'Imana birushaho kugira twebwe abakristo, bikatwereka uko umugeni wa Kristo azaba ameze niba mu isi umugeni ateye amatsiko. Abantu bari basanzwe babana, abantu baziranye basanga bamufitiye amatsiko, ese noneho abamarayika bo bafite amatsiko y'umugeni wa Kristo angana iki? Rero singiye kujya muri ibyo ahari cyane, ariko nishakiraga kuvuga no ku mugeni wa Kristo. Niba wahanateye amatsiko, niba dusanzwe tuzi tubona, yewe tuzi n'ingeso ze rimwe na rimwe n'ubuhamya bwe, ubwo umugeni wa Kristo ameze ate? Ni ibikomeye n'iby'amazi atigeze areba. Twigarukire ku bukwe bwacu hano mu isi, bugomba kubakwa. Bageni bacu rero bicaye hariya, tugiye kumva amasezerano yabo, ariko mbere y'uko basezerana, twebwe abababanjirije hirya ntibabizi, ntabwo babizi. Mwebwe rero mwagezeyo mbere murabizi, mujye mubabwira nyaboneka nuko bigenda. Ntabwo urugo rugarukira muri kiriya cyicaro, hariya amaso yose abareba, hariyo umuntu wese abafitiye amatsiko. Ntabwo ariho urugo ruri, urugo ruri hirya ya hariya. Daboro urugo ruri hirya yabo, iki ni icyicaro cyiza cy'icyubahiro, ariko hirya mu rugo hari ibibazo bishaka ibisubizo, kandi bisubizwa nande? Abarwubatse bombi. Urugo rushobora kuba rwiza bitewe n'abarwubatse, rushobora no kuba rubi bitewe n'abarwubatse. Kandi Bibiliya ngo abagore mugandukira abagabo, mugandukira baki? Abagabo. Kuganduka ni iki? Kuganduka ni ukumvira, ni ukubaha. Kuganduka ni urwego byinshi. Kuganduka hari n'ibintu byinshi cyane bireba abagore. Kuganduka ni ugukora batageze kukumvira. Umuntu agomba kukubwira iteka ryose akubwire, iteka ryose akubwire, nkorera iki, nkorera iki. Burya ntabwo wagandutse. Kuganduka ni ugukora ibyo bagusabye n'ibyo batagusabye. Ni ugukora ibyo wumva ugomba gukorera mugenzi wawe kugira ngo ushime avuge neza. Iyo turebye Isaka, sogokuruza, umuhungu wa Aburahamu, ngo yari afite umubabaro igihe kinini cyane. Ntabwo se yari yigezeho kumara, kandi se yari afite ibintu byinshi cyane, ariko ngo yawumazwe n'umugore we. Rebeka amaze kuza yamumaze umubabaro. Buriya rero cyangwa ashobora kuba afite umubabaro w'igihe kinini, abanye igihe kinini ntazi. Mama we atamumaze uwo mubabaro ugomba kumarwa na Korodine, kandi Korodine nawe ni buriya nawe afite ibyifuzo iwabo batakeneye, bigomba gusubizwa, bigomba gukemurwa na Jambo. Ntabwo umuntu w'ugukunda ari wese rusubiza cyangwa rukemura ibibazo abandi batashoboye gukemura. Ariko hari n'igihe ushobora gutera ibindi bibazo umuntu atari yabigezayo, iyo umuntu atabaye maso ngo ahagarare neza mu nshingano ze. Bagore muganduke, mugandukira abagabo. Abagabo burya ni abantu Imana yaremye, ibaremana icyubahiro. Abagabo Imana yabaremanye icyubahiro, iranakiba. Irangije iranababwira ngo kwifuza kwanyu kuzaherera ku bagabo, bazabatwara. Ubwo Imana yarabishimangiye, bagore bubaha abagabo. Icyubahiro umugabo arakivuga. Uzarebe mu rugo rurimo abakobwa, ujye utanga ubufi, ugire gute? Uringanire n'umutware wawe wareja kose. Niba atarize ukaba warize, ntukavuge Igifaransa kuko atakizi, kivuga iruhande rwe. Burya uba umuteye ipfunwe, kandi ari umutware wawe. Igifaransa uzakivuga ugeze mu biro byawe hamwe n'Abafaransa bane, wowe umubwire Ikinyarwanda. Ese ntabwo uzatera mukasine uko byakugendekeye. Ukaba wabuze Igifaransa, atera mukasine atazi ibyo bavuga. Nyabuneka ntukavuge Icyongereza umugabo watakizi, tukivugana n'abandi Bongereza. Ariko umugabo nugera iruhande rw'umugabo Ikinyarwanda umutware,
ibyo nabyo birimo kubaho. Turavuga ibyo atumva aramenye uko zibiki. Ngo hari abantu, hari umuntu rwose, hari umufiyanse, umuntu wari ufite fiyanse, akaba ari umuntu nyine wize, noneho umukobwa we akaba atarize nta namba nta kintu. Noneho ngo umusore arambwira ngo mambere, umukobwa ari kukanywa, niba mfite banini se uzajye ngo afite matoya. Numva ikibazo, ubukwe buhita bupfa bwiswe nuko amubwira ururimi atagize ate atumva, kandi cyari igisingizo rwose kandi kakamugeza kwiye, ariko kubera yuko atakumva ubukwe burapfa. Uramenye rero ibintu byari byiza bigahinduka bibi, mugakurikira abagabo banyu. Bagabo rero namwe ni ugukunda abagore banyu, cyangwa se ni ugukunda abagore bacu. Iyo ni inshingano, kandi ntabwo umuntu akunda undi kubera ko agukoreye ibyo agomba kumukorera, ibyo yifuza. Ahubwo urukundo rugira gute? Ntabwo rureba ikibi ku bandi. Iyo ukunda umugore wawe ntabwo uhora ureba amakosa ye. Ubundi urebye amakosa y'umugore zakubakwa n'abake barayagira, y'abagore barayagira, kandi iyo urebye usanga barayakomoye kwa nyirakuru Eva, bakayakomora kwa Sara. Sara yagiraga amafuti, kandi Imana yaramukundaga. Muzi ikibazo yateje n'uyu munsi kiracyari hagati y'Abarabu n'Abisirayeli. Ni ikibazo Sara yateje, ashingira umugabo we ntamaze kumushingira, ntabyaye, aragaruka buza Aburahamu amahoro ati uyu mugore wawe kandi niwe wagize ati ntiwamumuhaye. Aburahamu yaramututse, yaramwinubye, yaravuze ati kora icyo ushaka, ntamuha uburenganzira bwe. Sara yibuka ruguru, kandi ari wamushingiye nde? Narivuze ngo abagore barayagira, abagore ntimundebe nabi, murayagira namwe murabizi. Ariko Bibiliya ikabarengera. N'abagabo mwitonde mu makosa y'abagore, mwitonde, Bibiliya irabarengera. Iyo urebye muri Malaki ibice bibiri usanga Imana irengera abagore. Bwira abagabo ngo wariganije ku mugore wo mu busore bwawe, kandi ntahibwira abagore ngo wariganije umugabo. Ngo ntibarengera. Wajya muri Petero mu bice bitatu, Petero akabarengera ngo bameze nk'izabya zoroshye ntibahwangije namwe gukomera ngo mububahe. Rwose ubu ni umugeni, ariko ejo ntabwo azaba ari umugeni. Haje ibibazo by'umugabo. Ureba umugabo? Muri no mu bagabo rero n'iki cy'abagabo. Uzi ko umugabo wamwaka amafaranga yo guhaha yabuze n'ayatagisi. Uzi ko umugabo bavuga ku bushomeri, agazunaka ku bushomeri, yagaruka kuba umugore akakubwira ati nta makara dufite. Ubu si umugore azi ko amakara agiye kwiha, azi ko maze umwaka k'ubushomeri. Ngo umugabo nuko ibibazo byose biri kuko birakureba, babigushyiraho, kandi baba bazi ko ushobora kubikemura. Kandi ugomba no kubikemura, ushobora gukemura ibibazo nta mafaranga. Buriya umugabo ushobora gukemura ikibazo nta mafaranga ufite. Ijambo ryawe rya kigabo rigakemura ikibazo amafaranga yawe, ariko wowe uri amafaranga ureba ijambo ryawe ibibazo. Uri amafaranga ariko ufite ijambo ryawe. Katurekeraho kubera ko twatangiye dutinze, katurekera twibwira amasezerano. Ariko bagabo mukunda abagore banyu, uzamukunda mu nda mufashe neza, hari abatabizi, uzamugize ibyago kandi umubi ugize ibyago ubuzima bwawe bwose kandi babaho. Akwiye kuza hano mu cyumba tukamusengera, kaza hasi kagasengera umugore n'abagabo batajya hasi, ugaseka ageze hanze. Umugore akeneye kumusekera, akeneye kumukunda. Nubwo utagira byinshi, reka buri kibazo ntabwo kubaza ngo waza kuvuga ngo
ufite igare akazana n'udufite yambaye nziza ifite amafata akabwira ngo akazana n'amaboko ufite igare umukunda kuba neza wajyamo abagore bose baravuze ngo wajyamo igare kubera ko kuba neza akaba amahoro y'ubusa rero abantu bakasaba kujya dushaka amahoro mu kuboko wari umubwira nabi yakoze amakosa bikamubaho kandi yakoze amakosa nirinde kuvuga nabi abagore bakeneye kubabwira neza bakeneye kuba nziza abagabo nabo bakeneye kubahwa bakeneye ko kuganira hari undi wakomeye ku ngero imyaka y'ibyo mama yanjye umugabo akwiye kubaho imwembe ishinzwe umugore nawe umugabo nawe Paul rero wabise ya Claudina ntabwo ukora kuko ngiye kubaka ntabwo ari hejuru umugeni ngo ruracitse ibyo tutazahinze arahinze satani yishyira kwa gatatu niyo mpamvu ajya ahinze igihe cyo kuboneza mu satani kandi ntabwo ntabwo rero kubererekeye niba ubonye ubona iki nibuka nko mu mwanya n'uruhushya abari kubona umugabo wawe ntacyo atwaye ari mwabuze guseka araza kwinjira ku mugore nyuma ubundi cyane iwe aho kutari yanjye muri wazo jere ko bari bakunda kwisi satani biruti umugore kandi satani ni umuhamya ushobora kuba ntabwo ari usanga ngo bari gusa ntabwo kwisi satani imbere y'umuntu abo bigera kumutuka nta hantu yagiye kuri satani satani araho arakaka kongeza ikintu muhinde muhimana kuko tatari arababa bakavuga uraraye muntu bakavuga araye muzuya ibari oya bima satani ni yani ari kugira amateka ukora akavuga ko kuyawe ujya ziko yafi cyangwa kuri barayaka wese kutakiri wanyu wavuze kandi abasha kugenda arataze kukorwa kubiri yaje ko kubwiruka kandi sikura na disco tabuka amaherezo ya barabara abagabo barashimye amaherezo arabaya tabuka suga mbona sezera yari abagabo bari kwitonda ku bagore ntuzashake umugore ngo ibitangaza byinshi cyane kuko Bibiliya iravuze ngo bameze nk'izabya zigize gute Salomo yarashatse agira 1000 ariko aravuga ngo ubuzemo n'ubu umugore uzabona uhwanye nawe wo kujya gushakira ahandi no kureba uko utakumvibeshye Salomo yabonye umwe mu bagabo 1000 kandi muri umwe niwe buriya ni Salomo ko ntabwo ari kuvuga uti buriya niwe wibonye mu bagabo 1000 yabonye umwe gusa niwe rero wibonye nuko no mu bagabo yarahebye no kuvuga rero ngo urugo rubeshwaho no kubabarirana makosa ya mugenzi yawe ukayihanganira ntabwo atagize se marayika icyo kintu wa karindwi yihanganira byose kwihangana kuko